nongeye kubasuhuza nshuti bakunze mwebwe tubana umunsi ku munsi kandi namwe mugeze hano bwa mbere mbahaye ikaze rero kuri ya channel yacu ari nayo yanyu ibageza amakuru agiye atandukanye arimo gucicikana hirya no hino muri entertainment, muri politike, mu bigiye bitandukanye utuntu n'utundi, amateka byose wabisanga kuri iyi YouTube channel yanyu ari nayo yacu twese hamwe muri rusange. Muzaniye amakuru ni amakuru nyeka ko aragushimisha, wowe ukunda gasobanuye, wowe ukunda entertainment, wowe ukunda ibintu bigiye bitandukanye, ukunda amateka, ukunda kumenya byinshi bigezweho, by'umwihariko ku bakunzi ibagasobanuye, dore ko nkunda kubazana amakuru agendanye no gukina filime ndetse n'agasobanuye muri rusange. Sankara Da Premier muramuzi cyane, ni umusobanuzi ukomeye hano mu Rwanda ndetse uvuka mu byamamare mu gusobanura filime, harimo bakuru be batatu, uwitwa Mike, hakaza uwitwa Yanga mbibutse ko yitabye Imana ikomeze ibiruhuko ridashira, gusa nawe yaduhaye ibyishimo, yaduhaye umunezero, yaradushimishije mu bihe bye. Imana ikomeze imuhe iruhuko ridashira kandi imutuze aheza haruta ahandi. Hakaza undi mukuru we ariwe witwa Junior Giti cyangwa se Junior Da Premier, nawe muramuzi. Abo bose uko ari babiri, ari batatu baravukana, keretse ko uwo Mike nawe wa kane yarasobanuye kera mu myaka yashize, ariko kuri ubu ngubu sinzi business arimo, bivugwa ko nawe yari umuvandimwe wabo, dore ko we akunze kwibera he mu Buganda, ariho asobanurira, ari naho n'abandi bigiye cyane nka Yanga nawe yigiye gusobanura mu Bugande akurikije uwo muvandimwe witwaga Mike. Sankara Da Premier rero akaba ari petit frère wabo bose. Hakazamo undi musore rero nawe bita Be The Great, nawe ubirimo neza, uwo nawe ashobora kuba afitanye nabo isano ya hafi. Gusa kuri ubu mbazaniye ibivugwa kuri uyu murumuna wabo Sankara Da Premier mwakunze kubona mu mafilime menshi, nawe yageze hajya mu gukina filime. Gusa kuri ubu ntago ari filime yakinnye, ahubwo ni amasezerano yagiranye n'ikigo gikomeye mu Rwanda gishinzwe gusakaza amashusho, cyangwa se gifite ikigo gikora ibintu bijyanye no gusakaza amashusho muri rusange binyuze kuri Star Times. Sankara Da Premier yasinye amasezerano anyuze cyangwa se azajya anyuza filime ze kuri Star Times. Mutore Isaac wamenyekanye nka Sankara Da Premier mu gusobanura filime zigiye zitandukanye, yashyize umukono ku masezerano n'ikigo cya Star Times azatuma filime yasobanuye zitambuka kuri Ganza TV. Ni amasezerano rero yasinywe ku biro bikuru by'iki kigo gicuruza amashusho mu Rwanda ku wa gatanu tariki ya 16 Gicurasi 2025. Hagiye gushira imyaka 2 Star Times itangiye gufasha abakunzi bayo gukurikirana filime z'inyamahanga ariko zisobanuye mu Kinyarwanda mu buryo butandukanye. Ni filime zinyura rero kuri Ganza TV mu gihe cy'umunsi wose, ariko nyuma y'ibyifuzo by'abakiriya ba Star Times yahisemo kongeramo imbaraga, isinyisha amasezerano abasobanuzi cyangwa se abasobanura filime mu Rwanda bakomeye, nk'uko nabibabwiraga haruguru. Muri abo harimo Sankara Da Premier ukunzwe n'abatari bakeya hano mu Rwanda. Uyu mufatanyabikorwa rero azajya afasha mu bikorwa binyura kuri Ganza TV akora filime ziri mu Kinyarwanda, maze ubundi zice kuri iyi sheni cyangwa se zice kuri iyi Star Times, abakunzi ba Star Times bakomeze kuryoherwa. Ni mu ntangiriro rero Sankara Da Premier yasinyishijwe amasezerano y'umwaka umwe na Star Times, bivuye ku gitekerezo cyari kimaze igihe kinini gitekerezwaho cyo kuba filime ze zajya zitambukaho umunsi ku munsi. Uyu musobanuzi rero yiyongereye kuri Junior Giti ufite ikigo cya Giti Entertainment, uwo akanaba mukuru wa Sankara Da Premier, akaba namusanze ahangaha filime ze nawe zigiye kujya zica kuri iyi Star Times, ndetse hakiyongeramo n'undi Rocky Kimomo cyangwa se Rocky Kirabiranya nk'uko mwagiye mubimenya, nawe ufite ikigo cyitwa
Rocky Entertainment basinye rero basinyishijwe mu bihe byatambutse, ubwo Sankara nawe akaba biyongeyeho cyangwa se yiyongeye muri abo ngabo basobanuzi babanje kuri Ganza TV. Ganza TV ni chaîne ya 460 ku bafite antenne y'igisahani ndetse n'103 ku bakoresha iy'udushami. Inyuraho rero filime nyafurika, ibiganiro mpuzamahanga, filime za kung fu n'ibiganiro by'urwenya n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Sankara Da Premier rero nawe n'umwe mu basobanuzi ba filime bakunzwe mu Rwanda, niyo mpamvu nawe bamuzanye ngo nawe yiyunge kuri abangaba bari basanzwe bakorera iki kigo, aribo Rocky Kimomo na Giti cyangwa se Junior Giti Da Premier, akaba mukuru wa Sankara. Sankara rero Sankara Da Premier rero na Lizzy Liu ariwe bamusinyishije amasezerano, bishimiye ubufatanye bw'impande zombi kuko bagiye gukorana. Sankara Da Premier rero yashyize umukono ku masezerano hagamijwe kurushaho kugeza filime nziza ku bakunzi ba Star Times. Ndabashimiye, yari Claude nk'ibisanzwe. Wowe ugeze hano bwa mbere wibuke gukora subscribe, like, share na comment, tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye, kandi nawe tubana umunsi ku munsi. Ujye wibuka gukora like, share na comment kugira ngo dukomeze twagure umuryango mugari w'iyi YouTube yacu, maze tuyiteze imbere, igira hiva igire naho igera. Ndabashimiye, bye bye, hasta la vista.